Mfizi twagiye ugira gatoya rimwe siramo gatoya urumva no kugira ngo konyoka ko ndakonyoka ukonyoka byo ntibyaburamo biranga turakati twagiye rimwe kurimo kwitegura kabiri gatatu fata. La Freaky TV, spreading laughter, inspiring hope. Iyo wasamaye people reka komeze fresh sana kandi reka nizere ko ibintu ari amahoro. Ndabashuje aho muri hose intara amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Reka mbabwire ngo nimukomeze mugira amahoro y'Uwiteka. Wa muhungu wanyu nyiramasimi n'amakombe yinuka akakubitira umwanzi areba inzega kagaro umuzi ku Imana sinigeze nikuzura mbabona to isaro isakara mu mitima ya rubanda. Vugira uti disability is no inability. Ibintu n'abantu udafite abantu nta bintu waba ufite. Naje kumenya neza yuko uko waba uri mugufi kose nusokanze ntabwo uzabura kubona igicu. Uyu munsi nagarukanye na wa muhungu wanyu bamwita Mfizi. Mfizi my boy superstar. Umuhungu wanje muhungu w'i Rwamagana mtoto from Rwamagana. Ariko uyu munsi n'umunsi udasanzwe uko uyu munsi tugiye kwerekana ryo dushoboye hano hantu. Mfizi yarambye yamamagaye arambwira ati ko wowe ugize kagarara wowe ugize ngo umuntu ngurenze cyane wigira ngo umuntu ngo wadanje n'ibiki byose ndashaka kujya utuntu kuzakwemeza kuzakwemeza. Arambwira ati nyefite ibintu ushobora kuba nakura ariko wowe ubwawe kagarara we ntubikore. Uyu munsi nagira ngo abantu bari muri comment muze kuturebera uko ibino bintu bimeze. Mfizi yanyemeyeho arambwira ngo wowe wajye uhangana ngo nabande bose ariko ngira nashaka kuzagutsinda. Yakare kuza kureba ibintu Mfizi ari bumpereza hanga bikananira. Ariko gade kakazami ndashaka kugahereza Mfizi. Mfizi baragakushobora kakandi sit and urumva ye gate kakazami kamuwa ko byasa ko Mfizi ntabwo baragashobora uko byasa kose. Yes Mfizi yo twagiye. Mfizi ufite ikintu wakora nje kikananira. Urashaka ko nje mbanza fasha hano. Urashaka ko mbanza ibintu ndibuze gukora urabikora Mfizi. Mfizi uri tayari nuza gusebera kuri kamera biri bugende bite? Nuza gusebera kuri kamera biri bugende bite? Unago biza twagiye twirebera umuhungu wacu. Twagiye rimwe kabiri gatatu. ako nakambere ntabwo ngo mubanzirize se kandi ngo mubanzirize twagiye nawe go ahead. Yakabonye kuba yakabonye ngo subiremo se. Mfizi tayari. Yes. Irakura. Irakutse. Ntari. Ashaka kugura kandi. Twagiye. Uremo n'agakono. Uri tayari? Mfizi uri tayari? Mfizi uri tayari? Ko gito tayari? Oya man ugomba kuza nose ko kwambwiye ngo ngo ntago wagira iki ngo kavuga icyo kikunaniye ngo gira icyo naho nawe ukora ngo no kinanira. Siko bimeze se twagiye haguruka mwana kuri kwicara haguruka nukuvuga ngo kantu bisaba kwicara. Twagiye. Mfizi aricaye. Mfizi hanagiye kunkubita umwitozo ntibuze kugira gute ntiribuze gushobora. Gwadira ibintu uri kubibona neza. Mfizi urabona ko Mfizi hanga yicaye Mfizi. Urumva Mfizi yicaye. Agiye ni kwitereka gutya. Yagiye kunkubita umwitozo ntiribuze gukora. Mfizi yicaye. Twagiye Mfizi.
aha eh ongera usubire muri ako kantu urabona gade nagira ngo uretse nagira ngo bino bintu uze ku aha gade uretse gato fizi uretse barawegera hano hino barawegera hano hino gade eh gade kano kantu ndagira ngo uze kukagira gute kukagira urumva ndagira ngo kano kantu kari buze kugaragara fresh fizi twagiye ongera gatoya rimwe siramo gatoya urumva no kugira ngo nangwe uze fizi baba akantu baba barakigiye mu Bushinwa baba barakigiye he ibintu uko nzi ko ntabishobora fizi yabanje aricara sibyo fizi yabanje aricara akangaka shaka ntako nashobora konyoka ko ndakonyoka gukonyoka byo ntibyaburamo biranze mayi sha byanze none shana ntabwo kahindukira mwa fizi mfasha fasha ndwane nako fizi biranze mwa Biranze rega. Asigaho dakonyoka. Subiremo kariya kantu basi ngakopere rimwe ni rimwe byonyine mbanze reka mbanze ni rimwe byonyine mbanze ngakopere rimwe banze nyine ugasubiremo nkarebe wenda nshobora kubona njye ntayinde kukareba neza twagiye urabanza ukicara amaye ibyo ntabwo nabikora gade none narigengeje ibyo ntabwo nabishobora ibyo ntabwo nabikora fizi twagiye gade abantu bahoze bavuga ngo impamvu nkora kiriya kizami ntabwo kiriya kizami ku bantu ngo kikabatsinda ngo nuko ngo ngiye ngo ndi mugufi ngo bari bareba ndagira ngo kino kizami gade nicyo kintu byo kuza kubifata neza mabarira kino kizami ngiye kugitanga sibyo nge na fizi ngo inogera hino kino kizami kirebe gera hino kino kizami urumva noneho na fizi murabona ko fizi turareshya siko bimeze ngiye kuyitanga kuri fizi noneho sasa turi buze kureba umuntu uri bugishobora nagiye ngiha abantu kirabananira urumva noneho twagiye fizi n'ubundi nabyo no kwicara bitanga ubwo kuvuga ngo hano ikintu ukora urumva ni uguhaguruka nyine utageze gute udahinnye amaguru Tukanu bagenda gakora. uragakora urumva umuntu tubihanganira Haguruka. ubu nicyo ngiye ubu nicyo ndi kwipanga sibyo uwo mu gahunda bari guhaguruka utageze gute udahinnye amaguru shagaze rero sinzi niyo mpaguruka urumva twagiye turakati umva ntabwo mpinnye amavi twagiye mfizi rimwe gade akantu wakabonye nkoze mfizi ngo icara nawe uhaguruka udahinnye amavi twagiye uze njye nagize gutyo njye ntabwo nagize gutya rambura amaguru utaza kunyiba ngo haguruka twagiye twagiye rimwe turimo kwitegura kabiri gatatu fata Finally arabikoze ariko finally urumva arabikoze pe urumva ariko nabwo bikoze nta nkuru yo kubarwa ariko yabikoze yabikoze pe kabisa kodesha po my brother man urumva mfizi niwe muntu mucaje kumfashe guhereza ikizami cyanjye akagitinda ariko nabwo urumva byaye byaguranye mfizi byaye byaguranye urumva ajya mfizi dushaka umwaka we nawe
Mm. Ziri tayari? Kwizi uri tayari? Twagiye. Ziri tayari kunsiga se? Aha. Ni ukuvuga ngo abantu bagiye kwirukanka twagiye ubwo tugiye guhera kuno umurongo wanga turagenda dukore kuri robine sibyo riri hariya nishaka agenda atwara microphone mu ntoki ntari kandi hari ikibazo gusa umuyaga ni ntari ibi si hari ibi tugiye kugenda twirukanka dukore kuri robine iri hariya sibyo noneho turi burebe umuntu ugira gute turi burebe umuntu uvuze kwigiraho bwa mbere nyine ugaruka nyine tu sibyo are you ready gade tubarire ubwo no kugeza kuri gatatu Mfise njye nanamurinda uze musinguta namutanze none baza ko namurindiriye ngiye kugira ngo abanze kugira nawe ntuzibaze njye nanakurindiriye kugira ngo ubanze ugire gute kugira njye ntago wantanze nahageze bwa dore koresha amaso wareba ngende uhageze mbere ntago bishoboka njye namutanze uri tayari dusubiremo warushye ase ko nta kibazo ariko abantu bari muri comment bari buze kutubwira gusa urumva njyewe nagize namuhaye na interview nabwo ati banza ugende ariko ndamutanga batubwira watsinze Fizi nayo ngo Fizi so nuko ngo se uretse wenda ibingibi dushobora kubakora hari izindi siporo ujye ukora mu buzima busanzwe nka shite runaka hazindi zisanzwe ugerageza nko mu gitondo nko gutera nk'udupompaje nk'udupush up niyo ziterega nta n'ikibazo ariko nabwo niba byakugwa nabwo ntari ibi so gusa uko byasa kose ibintu ni bomba kuratina te nta yindi siporo wibitseho yego cyo biragoye Fizi ujya utera push up zingana ni pompage 10 zageze Fizi twagiye ntari bintu ushaka gutera ebyiri nushaka gutera ebyiri ariko waziteye twagiye njyewe kamubwira ikintu giye gukora gade Fizi pompage ari butere ndaziteresha akaboko kamwe yego banze ntere push up nteresha amaboko abiri akaboko kamwe izo ntana urazishyura fasha akaboko mese niyemeye mwana umusore wacu agiye kudutera pompaje nukuvuga ngo ngiye gutera pompaje agenda ziteresha akaboko kamwe sibyo ndandanya nibuzisi mwana gade arambwiye ngo mbanje twemeze let's go nako kamwe ndi bukoresha kumva zingawe ngiye ndatera nyine izo twagiye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 makumyabiri noneho ibaze nteresha amaboko abiri cyo byacura twagiye si 20 ntese nako kamwe yego ni 40 twagiye numva nateresha akaboko kamwe ngo ntare bitera cyanga turebe izutera sinzi bizutera ushaka kuvuga ati wanankugo nako kuba wateresha akaboko kamwe nagusuzugura twagiye push twagiye faster kujya na 30 wabikora twagiye 10 Fizi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yeah so that's cool ni fresh sana ni neza cyane ujye ushobora barurayizi
kurya bare nyene, kurya bare tu. Eh, Mm. Ujya ubishobora? Iriya bare ujya ubibasha? Biri seriye? Ese ni gute urya ukora bare push up zikakunanira? aya, Eh? yego. Ngo tubireke. Oya sha urabizi mwana. Okay. So nuko amahirwe ugize, nyine amahirwe ugize nuko aho nta bare ihari. Niyo mahirwe yonyine ugize, ariko iyo aba ihari n'ubundi twari guhita tugize gute tuyijyaho. Siko bimeze? Yeah. Ni ukuvuga ngo Fizi rero urabona ko ariko ntabwo utsinze wemeye icyaha. Watsinze nyine. Wemeye icyaha. Aha gusa ariko Uri urwaje Eh? ndaka gutya nagutsinze. Njye ako Ako ninjye wagutsinze kenshi. oya nakubise ka gashite ntabwo wageze ugakora. Kwirukanka ndagusize. Umvaje ndagusize. Wirukanka. Ariko se ikintu njya kwirukanka abantu baza kudukiranura muri comment. Yansize Mfizi kugira nawe se ugaruka aransiga. Ariko namuhaye umwanya ariko ntiyanantanze Nagutanze. baraza kubitubwira. Bireke baradusura. Yes, yeah. Baravuga watsinze. Nta kibazo. Ntaribi. So rero iyi ni bato yari ibaye hagati yanjye n'umuhungu wanjye bita Mfizi. Ni bato yari imeze fresh sana. Nawe rero ufite ubumuga niba aho uri hose wumva ushaka ko nabyo turabikora man. Urumva iyo turabikora ufite n'ikipe rega man Kigali Rwanda Disability itora ibintu biremereye. Niba mufite imbaraga umva atona kwangusha no mu ikipe by the way nyine ukajya ahandi hantu hari abandi nawe ugakora siporo umwitozo uwo mwitozo. So guys rero ndabashimiye cyane mwabanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kugeza gishoje, muri abantu badanje cyane, muri abantu b'agaciro. Nkomeze kubabwira ngo Imana ikomeze ibane namwe, Imana ikomeze ibagire neza, Imana ikomeze ibarinde muri byose. Ibintu n'abantu udafite abantu nta bintu waba ufite. Ariko nanone ntibibagirwe kuba wakora subscribe kuri Africa TV. Ibintu byacu nakagaruka, reka mbabwire ngo ciao ciao, tutonana siku nyingine. Amen. Lafriki TV, spreading laughter, inspiring hope.